Twamaze kurebera hamwe isenyagurika ryakuruwe n'ihene, inzoka no gucika kw'ibishwi. Uyu munsi noneho amaso tuyerekeze mu bwami bw'ibimera, aho turi bubone uburyo nabyo bishobora guteza ibyago bikarwana intambara bidakoresheje kwiruka cyangwa kwihisha nk'uko byagenze kuri nyinshi mu nyamaswa twagarutseho. Iyi ni inkuru y'ukuntu ikimera cyazanywe gikuwe mu kandi gace kugira ngo gikize inyamaswa n'abantu mu gace cyimuriwemo, cyahindutse nka ka kiziritse ku muhoro gashirwa kawuciye. Ikaze kuri Inyamaswa TV, aho aka kanya turi kuvuga ku kimera, ariko nkaba ngusaba gukurikirana neza kuko biraza kugira aho bihurira n'inyamaswa ndetse cyane. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Turi mu myaka y'1930. Turi muri leta zo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubukungu bwari bwifashe nabi kandi gahunda nyinshi z'ubuhinzi zarananiwe kugira icyo zigeraho. Hari hashize imyaka myinshi ubutaka buhingwa mu kajagari, bigatuma bugunduka vuba. Amahegitari manini y'ibikingi yarimo agenda ahinduka nk'ubutayu butagira ikimera gishobora kubwihanganira. Isuri yari yaramaze kuba ikibazo cyangiza ibidukikije, hakiyongeraho no kuba yarateraga ihungabana ry'ubukungu mu baturage. Guverinoma yagombaga kuzana igisubizo byihuse. Hari hakenewe ikimera gishobora gukura vuba vuba, kikaba gifite imizi ikomeye yafata ubutaka ngo budatwarwa n'isuri kandi ntigikangwe n'ikirere cyo mu majyepfo y'igihugu cya Amerika. Ikimera cyujuje ibyo byose cyasanzwe ku rundi ruhande rw'isi, cyitwa kudzu. Kikaba ari icyatsi kirandaranda, muri siyansi bita Puarelia montana. Inkomoko yacyo ni mu gihugu cy'Ubuyapani. Mu myaka myinshi yari yarabanje, ni ukuvuga mu 1876, kudzu yari yaragaragajwe nk'icyatsi cyiza gishobora gukoreshwa nk'umutako kandi kigatanga igicucu mu imurikagurisha ryabereye i Philadelphia muri Amerika. Ariko mu myaka y'1930 yari isigaye icuruzwa nk'igisubizo cy'igitangaza mu kurwanya isuri. Department ishinzwe ubuhinzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo USDA yasingizaga kudzu bitabaho. Abakozi ba leta bazengurukaga igihugu cyose bakangurira abahinzi n'aborozi kuyitera ahantu hose hahanamye no mu mikoki, aho isuri yabaga yarambitse ubusa. Hashyizweho ibikorwa twagereranya n'umuganda, ibyo mu Cyongereza bitaga Civilian Conservation Corps. Buri sambu yose yagombaga guterwamo icyo kimera, kandi buri muturage yahabwaga $8 iyo yabaga yateye icyo cyatsi ahangana na metero 200 kuri 200. $8 icyo gihe yari menshi kuko angana n'amadolari $160 muri iki gihe ukurikije ibyo yashoboraga kugura. Nk'uko muri iki gihe baguha amafaranga y'amanyarwanda $234 cyangwa amarundi $476. Ayo yari amafaranga menshi ku munyamerika wo mu 1930 kuko bari mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu. Gutera kudzu cyasaga nk'igisubizo cyujuje ubuziranenge bwose kuri leta, kikaba n'uburyo bwo kwibonera udufaranga ku baturage. Kudzu ntiyatinze gukura vuba vuba, maze amatungo n'izindi nyamaswa zirisha zibona ubwatsi ku bwinshi no ku bwiza. Imizi yayo yacengeye kure mu butaka, irabufata neza cyane. Abantu bose baravugaga bati, iki ni ikimera cy'igitangaza. Ku bijyanye no kurwanya isuri, iyi yari intsinzi bidasubirwaho. Ariko iyi ntsinzi yari ihishe ibanga ry'ubugome karundura. Abantu bari barihutiye gutera kudzu, bibagirwa gutekereza ku bintu bibiri by'ingenzi kuri yo. Igihugu cy'Ubuyapani ntigiteye kimwe na Amerika. Aha kudzu nta kibazo itera kuko ibihe by'ubukonje byaho biba bikabije ku buryo byangiza ibyo bimera cyane. Ikindi kandi habayo udukoko tuyirya n'indwara z'ibihingwa zitaba muri Amerika, bigatuma idakabya gukura no gukwirakwira. Mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho rero kudzu yari igeze muri paradizo. Igihe cy'ubukonje bwaho kiba kiringaniye ku buryo imizi ya kudzu idakomeza gukura no gucengera kurushaho. Kuko ikimera cyaje kije kuba inshuti y'ibidukikije, cyatangiye kubyangiza no gushaka kwiharira ubutaka bwose cyonyine. Kudzu yatangiye yitwa ikimera cy'igitangaza, byarangiye bayise ikimera cy'icyago cyarimbuye amajyepfo ya Amerika. Uburyo kirandaranda burakabije.
Twayigereranya n'igishyimbo cy'umushingiriro gifite ubushobozi bwo kurandaranda ku butaka no kwitendeka ku biti, kikabigera mu bushorishori kititaye ku burebure bwabyo. Mu bihe bisanzwe, iki cyatsi gishobora kwiyongeraho santimetero 30 buri munsi. Ni ukuvuga ko mu gihe cy'impeshyi imwe gishobora kuba gikwirakwiriye mu gace runaka kikizingazingira ku biti byaho ku buryo kibibuza guhumeka. Kudzu irakururumba igahinduka nk'itapi igenda itwikira buri kintu cyose ihuye nacyo mu rugendo rwayo. Buri gihe uko ikoze ku butaka ihita ishora imizi mishya ikayishimangira kugeza kure, kandi iba ari minini ndetse ikomeye. Ni ukuvuga ko aba ari nk'igiti kigaburirwa n'imizi minini imeze nk'imyumbati ishoye mu mpande n'impande, ku buryo iyo uruhande rumwe rurimo ubutaka bufite intungamubiri nkeya rwunganirwa n'izindi mpande ku buryo kudzu ikomeza gutohagira. Iyo kudzu yafashe aba ari ibiro byinshi bitwikiriye ubutaka, ikaba ishobora kuhamara imyaka magana, ku buryo gushaka kuyica biba bisa n'ibidashoboka. Byageze mu myaka y'1950 byaramaze kugaragara ko ikimera cy'igitangaza atari igisubizo, ahubwo ari nk'inkongi y'umuriro ikongora ibindi binyabuzima. Cyahindutse ikirango buri wese areba akemera ko ubwenge bw'umuntu n'ubushobozi bwe bwo kureba kure bufite aho bigarukira. Ikwirakwira rya kudzu ni ikiza gikora bucece. Gahoro gahoro ibidukikije byagendaga bitabwa ku munigo bikabuzwa amahwemo. Amababi manini kandi yegeranye yarengeye burundu ibindi bintu byose. Yarengeye hejuru y'ibiti birebire, inzitiro za senyenge, amapoto n'insinga z'amashanyarazi, ndetse rwose itwikira hose amazu atarakibamo abantu n'amamodoka amaze igihe aparitse. Uko gutwikira buri kintu cyose nk'ikiringiti byateje ikibazo kimwe gikomeye cyane: kubuza imirasire y'izuba kugera ku bintu biri munsi ya kudzu. Nubwo ahagana hejuru haba hatohagiye, munsi haba ari nk'ubutayu. Ibiti kavukire nk'ibyitwa oak, maple n'ibindi byo mu bwoko bwa pinus byari bigize ishyamba ry'amabengeza mu majyepfo byasaga n'ibinizwe amaherezo bigapfa. Ntibyashoboraga gukora photosynthesis kandi bitabona izuba. Ubwo rero gahoro gahoro bikarangira bicitse. Ingaruka z'uku kunigwa kw'ibidukikije zagombaga kugera kure. Icya mbere ni ugucika kw'ibinyabuzima kavukire. Mu gihe urumuri rwazibiwe, ibimera byari bisanzwe bitwikiriye ubutaka harimo nk'ibihuru, ibimera bitagira indabo bya ferns n'indabo zo mu gasozi bifasha udusimba tuguruka nk'inzuki, nabyo biracika. Ibi bigira ingaruka ku byo bita food web, akaba ari uburyo ibinyabuzima bikurikirana mu kurya no kuryana, kimwe gitunga cyangwa gitungwa n'ibindi hagati yabyo. Ibi rero bikaba bifite ukuntu biteguye ku buryo bituma byose bikomeza kubaho. Kuba rero hari haje ikimera kimwe kigarurira agace cyonyine byari ikibazo gikomeye kivutse. Ingaruka ya kabiri yageze ku bukungu. Icyatsi cya kudzu gituma ubukungu bwa Amerika butakaza amamiliyoni abarirwa mu magana y'amadolari buri mwaka mu guhangana nacyo. Nanone cyangiza ubuso bunini bw'amashyamba yagombaga kumeraho ibiti bivamo imbaho zagombaga kubyazwa amadolari. Ikirenze ibyo ni uko kudzu ihora yurira imiyoboro y'amashanyarazi, bigatuma umuriro ucikagurika ndetse bigasaba guhora hatangwa ikiguzi kinini cyo kuyisana kugira ngo umuriro utabura. Indi ngaruka ya gatatu iterwa na kudzu ni ugusenya ibikorwa remezo. Kubikura ubutitsa bituma igenda ikizengurutsa ku kintu cyose kiguma hamwe. Itondagira ibyuma byo ku nkombe z'imihanda, ikurira ibyapa ndetse itaretse ibiraro. Uburemere bw'inyongera bwayo butuma ibi bikorwa remezo amaherezo bihirima. Ikimera cy'igitangaza cyasize umurage w'urugamba ruhora rurwanywa nta cyizere cyo kurutsinda burundu. Mu mwaka w'1953 nibwo ya department yitwa USDA ishinzwe ubuhinzi yamanitse amaboko, maze ku mugaragaro ihindura uruhande rwayo yemeza ko kudzu ari ikimera cyo kwamaganwa. Ariko kugeza aho amazi yari yaramaze kurenga inkombe. Ishyano ryari ryararangije kugwa. Hegitari amamiliyoni zari zaramaze kwigarurirwa na kudzu. Intambara yo guhangana na kudzu na n'ubu irarimbanyije. Hagiye hakoreshwa imiti yica ibimera, kubirandura hakoreshejwe amamashini cyangwa no gutera ubundi bwoko bw'ibimera bishobora guhangana na kudzu.
bageze n'aho bakoresha uburyo bwo gutwika. Ibi byose n'ubundi bikarangira bahenzwe kandi bashobewe. Ariko hari ubundi buryo ubu buri gukoreshwa butandukanye n'ubwabanje bwose. Niba udashobora kukigizayo burundu, gihindure ibyo kurya byawe n'amatungo yawe. Abahanga muri siyansi na ba rwiyemezamirimo ubu bari guhuriza imbaraga hamwe kugira ngo imbaraga zituma kudizu idatsinsurwa noneho bazibyaze umusaruro. Uburyo bumwe bakoresha ni ukuzitegeza ihene zikazirisha. Ihene, intama cyangwa inka ni bumwe mu buryo bwagize icyo bugeraho kurusha ubundi mu guhangamura iki kimera. Ariko cyane cyane ihene. Aya matungo magufi anezezwa cyane no kubugutira amababi ya kudizu aba yuzuyemo intungamubiri nyinshi. Ibi byatumye havuka uruganda rushya rw'amafaranga. Mu gihe ubusanzwe ari ba nyiri amatungo baha amafaranga ba nyiri inzuri n'imirima ngo babagurishe ubwatsi, ubu ni ba nyiri imirima baha amafaranga aborozi b'ihene ngo bazane amatungo yabo arishe kudizu mu gihe cy'imyaka runaka yikurikiranya kugeza ziyiciye aho ngaho. Nizere ko uhise usubiza amaso inyuma ukibuka uburyo ihene nke zashumuwe ku birwa bya Galapagos zahindutse icyago cyagoranye kukimenesha. Niba utararebye iyo video, ishake kuri iyi playlist. Kuri iyi nshuro rero noneho ihene si umwanzi, ahubwo ni umufatanyabikorwa w'ingenzi mu kurandura kudizu. Havutse amakampani yorora ihene maze babona ikiraka cyo kurandura kudizu, bakazipakira imodoka, bakahashyira ibigega by'amazi n'ibibumbiro, bagashyiraho uruzitiro kugira ngo ihene zitarenga imbibi z'umukiriya bafitanye kontara, ubundi bakazishumura zikarisha maze zigashisha sinakubwira. Ihene zikororoka, nyirazo akagira n'izo agurisha, bakajya kuzibaga, kandi ari nako abarirwa amafaranga kugeza kudizu zicitse aho ngaho. Gukodesha amatungo ngo agukurire ubwatsi aho ngaho. Birumvikana ko ubu buryo bufata igihe kuko bisaba ko ihene zirisha akababi kose gashatse kuzamuka mu gihe cy'imyaka yikurikiranya kugeza ubwo imizi ya kudizu icika ndetse igapfa. Usibye ihene, n'abantu bari bagiye gushishikarizwa kongera kudizu ku biribwa byabo kugira ngo harebwe ukuntu nabo batanga umusaruro mu kwihashya. Byari bisanzwe bizwi ko mu muco w'Abayapani iki kimera gihabwa agaciro cyane kubera ko kibamo imiti n'ibirungo byo mu biryo bifite akamaro kanini ku buzima. Abanyamerika nabo ubu basigaye baritoje kurya kudizu nka salade cyangwa bakazikaranga nk'imboga ndetse abandi bakazishyira muri potage. Nanone kubera ko imigozi yayo iba ikomeye cyane, bayikoresha mu bukorikori butandukanye nko gukoramo udukangara n'udutete cyangwa ibitebo batwaramo ibintu ndetse n'imitako. Ikindi ni uko bashobora kuyikoramo impapuro zikoreshwa mu gutaka. Ubu buryo bwo gusarura kudizu bakayibyaza umusaruro nubwo hari ikintu bwongera mu kuyirwanya, si kinini kuko ahanini imbaraga zayo ziba mu mizi, kuko iyo bakuyeho amababi cyangwa imigozi gusa byongera kumera nyuma y'igihe kitarambiranye. Gutangira gukoresha ikimera nyuma yo kukirwanya bikananirana bigaragaza intambwe ya nyuma ku rugamba, aho umanika amaboko imbere y'umwanzi cyangwa ukamusaba ko mwagira ibyo mwumvikanaho ndetse mukagirana imikoranire. Abantu baciye bugufi baravuga bati, mureke iki kimera tugihe umwanya mu bukungu bwacu, maze uko abantu bagikenera mu mibereho yabo ya buri munsi bizatume bagihiga kugeza bakimazeho cyangwa bigasigara ari bike. Batekereje ko ubu buryo buzatuma bagera ku byananiranye bakoresheje imiti batera ku bihingwa bigapfa cyangwa inzitiro. Ubu noneho intego si ukumaraho burundu, ahubwo ni ugutuma kidakabya. Iyi nkuru ya kudizu muri Amerika iratwibutsa neza ibintu bisa n'ibyabaye mu kiyaga cya Victoria ubwo bazanaga ifi ya Nile Perch ngo ni ukugira ngo batubure umusaruro. Iyo uzanye ubwoko runaka bw'ikinyabuzima ahantu budafite ikibazo na kimwe kikabasha kororoka vuba kandi nta kindi kigihiga, ntigikomeza kuba igisubizo ku cyo wakizaniye, ahubwo gihinduka icyorezo.
Icyateye kujijwa ku byerekeye iki kimera cy'igitangaza ni uko mu mizo ya mbere cyakoze neza umurimo wakizanye nta guhusha habe na gatoya. Cyakemuye burundu ikibazo cy'isuri, ariko uburyo cyakoresheje bwadukanye icyago kiruta na ya suri. Byongera guhamya ko kugira ngo ibidukikije bikomeze kumera neza ari uruhurirane rw'ibintu byinshi bisobekeranye, ku buryo iyo havutse ikibazo bitaba bihagije kwikoza hanze ngo uzane umuti mvamahanga utereke aho ngaho ubundi wiruhutse. Iyo Abanyamerika babonye kudzu, haba mu mirima, mu muhanda, hejuru y'amazu hatabamo abantu cyangwa yararengeye amamodoka, bibabera nk'urwibutso rw'ibara ry'icyatsi mu bisambu byo mu majyepfo y'igihugu cyabo. Niba iyi nkuru y'icyatsi cyahindutse icyago yagushishikaje, utubwire n'impamvu. Kanda kandi kuri like, ukore subscribe kuri Inyamaswa TV kugira ngo n'izindi nkuru zacu ntizizagucike. Uzarushaho kubona ukuntu nature yirwanirira iyo abantu bagerageje kwivanga muri gahunda zayo. Mu nkuru yacu ya 10 kuri uru rutonde turasoreza ku nkuru igaragaza ukuntu igiti gifite akazina keza cyakamije amazi maze inyamaswa n'abantu bikahazaharira. Duhure mu nkuru ikurikira.